nongeye kugusuhuza ndetse ndanagushimiye wahisemo gukurikirana platform KWP250 tugarutse mu isi ya ruhago cyangwa se tugarutse mu mupira w'amaguru. Noneho umupira w'amaguru iki tugore nta kindi tuje kuvuga kuri saga iri hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Izi ni zimwe mu kipe nkuru zigaragara hano muri shampiyona y'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda kuva kera cyane, kubera ko izi ntago ari ikipe z'abana, ntabwo ari ikipe zizamutse mu cyiciro cya mbere ejo bundi, ni ikipe zizi no gutwara ibikombe, ni ikipe zatwaye ibikombe, ni ikipe zabayeho kera. Kiyovu Sport yarabanje, APR iza nyuma. Gusa biba bibabashe cyane kugira ngo usange amakipe nk'aya ngaya afitanye saga ku buryo wavuga ko budasobanutse cyangwa se ku mpamvu wavuga ko zidasobanutse, kubera ko iyi saga irimo iraterwa n'umukinnyi bita Nsanzimfura Kedi. Uyu mukinnyi niwe urimo uratera ino saga cyangwa se niho saga yatangire cyangwa se niwe usa naho yabaye imbarutso y'amakimbirane ari kugaragara hagati ya ekipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Uburyo rero iki kibazo giteye ndagira ngo tukinyuremo vuba vuba twihuta, tuganire tunarebere hamwe tuvuge tuse ibi bintu koko birakwiye. Ukore subscribe, ukore like, ukore na share kugira ngo tubashe gukomezanya. Uyu mukinnyi bakubwira ko Kiyovu Sport yakubwira uti njyewe umukinnyi ni umukinnyi nagreze, ni umukinnyi wamaze mu kademi kanje cyangwa se muri ekipe y'abana bato muri junior ya Kiyovu Sport, yamazemo imyaka 12, ndamurera muzamura mu kipe nkuru, arakomeza turanasinyana, dusinyana imyaka 5, ababyeyi be barahaba, imiryango irahaba, ubuyobozi burahaba, n'amafoto turayafite, n'ibyemezo turafite kuko tunafitanye kontra ivuga ko uyu ari umukinnyi wacu mu gihe kingana n'imyaka 5. Umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa ekipe ya APR FC, uyu nguyu bamwita Lieutenant Colonel Sekaramba Sylvestre, uyu nguyu nawe akakubwira ati njyewe uyu ni umukinnyi w'ikipe y'ingabo z'igihugu, iyo ni APR FC, ni umukinnyi wa APR FC kubera ko twe twamusinyishije tumaze kubona ko amasezerano afitanye n'ikipe ya Kiyovu Sport nta gaciro afite cyangwa se atari amasezerano twakagombye kuba twubaha, kubera ko aya masezerano ntabwo agaragaza ngo ese iyi myaka 5 bayisinyanye ryari, ese iyi myaka 5 izarangira ryari. Akongera akakubwira ati uyu ni umukinnyi wa academy cyangwa se ni umukinnyi wa ekipe ya la Jeunesse, twebwe tugiye kumugura kubera ko mu masezerano afite ntabwo ikipe yigeze imukumira kwigurisha cyangwa se gushaka indi kipe. Ni amasezerano avuga asa naho nyine amubwira ko ari umukinnyi wayo mu gihe kingana n'imyaka 5, bitanagaragaza ngo icyo gihe kizatangira ryari cyangwa se kizarangira ryari, ahubwo uyu nguyu ni umukinnyi urimo kwigurisha kubera ko ni umukinnyi ufite license cyangwa se ni umukinnyi wemerewe kwigurisha muri ekipe iyo ari yo yose usibye na APR FC no mu yindi ekipe yemerewe kwigurishamo. Twebwe rero twamufashe nk'umukinnyi wari free agent, turavuga tuti uyu mu free agent tubonye ni umukinnyi mwiza, reka twe tumugure tumuzane mu kipe yacu. Akavuga ati ibyo Kiyovu Sport cyangwa se ibyo umuyobozi wa Kiyovu Sport yavuze, avuga ko ngo uyu nguyu ari umukinnyi wabo wazamukiye mu kademi kabo, biriya yatwitse, yararimo gutwika kubera ko uyu mukinnyi ni umukinnyi ufite ibyangombwa bigaragaza neza ko ajya mbere yo kugira ngo aze kujya muri Kiyovu Sport yabanje muri la Jeunesse. La Jeunesse niyo kipe yamureze, la Jeunesse niyo ikwiye credit zo kurera umukinnyi, ndetse umuyobozi wa APR akanakubwira ati twe turaza kuganira na ekipe ya la Jeunesse turebe neza uburyo iki kibazo turi buze kugikemura, ariko Kiyovu Sport ntabwo turi buze kuyirebaho. Twagaruka ko bita Theodoro, uyu nguyu ni umuvugizi wa Kiyovu, akakubwira ati njyewe APR yambabaje kubera ko iyi ni ikipe nubahaga, ni ikipe nafataga nk'ikipe nkuru, ni ikipe nafataga nk'icyitegererezo, iyi ni ikipe y'intangarugero hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ikipe dusanzwe dukorana ibiganiro tugiye kugurana abakinnyi, ariko noneho kurengaho ikajya kugura umukinnyi itabanje kutuganiriza ngo tumenye ngo ese bihagaze bite, ese turabigenza gute kugira ngo iki kibazo tugikemure. Biriya bintu bisa no gufata ikipe ya Kiyovu Sport ukayifata nk'ikipe idafite ubuyobozi, kandi Monchel Kiyovu Sport ni ikipe ihamye, Kiyovu Sport ni ikipe y'abasirimu, Kiyovu Sport ni ikipe ifanwa n'umuntu wari wese utuye i Nyamirambo, Kiyovu Sport ni ikipe y'umujyi, ntago ari ikipe yo kuvuga ngo urapfa gufata uko wiboneye ngo uyifate nk'ikipe idafite ubuyobozi. Ibi ngibi rero umuyobozi wa APR nakakubwira ati njyewe uyu mukinnyi Kedi naguze, uyu ni umukinnyi wigurisha. Ikindi kandi byo kukubwira ngo basinyanye imyaka 5 bamufashe agifite imyaka iri munsi ya 18, ntabwo byashobokaga ko bamusinyisha imyaka 5 kubera ko ngo no kumusinyisha ntibyashobokaga kurenza imyaka 3. Kuri ubu ngubu uwo bita Nsanzimfura Kedi wabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abaterengeje imyaka 17 yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 5 ahubwo mu kipe ya APR FC. Ibi bintu by'imyaka 5 sinzi ngo bizarangirira. Ndagira ngo dukomeze
kukubwira ngo Nsanzimfura Kedi ni umukinnyi mushya wa ekipe ya APR FC mu gihe kingana n'imyaka 5, ariko noneho Kiyovu Sport ikakubwira ati twe ntago kino kibazo twakirekeraho, turi buze kujya muri Ferwafa, turi buze kujya no muri FIFA, nibiba ngombwa tuzajya no muri CAF, ariko iki kibazo cyacu gikemuke. Ku ruhande rw'ikipe ya APR FC bavuga ko uyu mukinnyi basinyishije nta masezerano yari afitanye n'ikipe ya Kiyovu Sport, kandi bakanemeza ko uyu mukinnyi bumvikanye neza ku bijyanye na buri kimwe gishobora gutuma akomeza kwitwa umukinnyi wa APR FC. Mu ngingo ya 13 mu mategeko ya FIFA agenga isinyishwa ry'abakinnyi batarageza igihe cyo kwisinyira amasezerano ubwabo, biteganya ko nta mukinnyi ugomba kurenza byibuze imyaka 3 y'amasezerano. Kandi abangaba Kiyovu Sport ivuga ko yamusinyishije imyaka 5, kandi mu myaka 5 ugereranyije n'imyaka uyu mwana yifitiye rwose, mu myaka 5 ntabwo yari yujuje, yari yakujuje imyaka yo kuba yajya mu masezerano. Nge nari platform KWP 250, iyi ngiyi twari turiho, cyangwa se inkuru twari turi gukora no munsi ni saga, cyangwa se nukutumvikana kuri hagati y'ikipe ya Kiyovu Sport na ekipe ya APR FC. Ibi bintu ntabwo byagakwiye ku makipe makuru, ibi bintu rwose bareba uburyo babikemure nk'abantu bakuru. Iyi ni saga imaze igihe kirekire, byatangiye kuri 19 ubwo APR yagaragazaga abakinnyi bashya yaguze, igaragajemo no mukinnyi uwo bita Theodore, umuvugizi wa Kiyovu Sport, ahita ajya mu itangazamakuru aravuga uti uriya ni umukinnyi wacu, ibintu bakoze byatubabaje. Na APR nayo wumvisha ibisobanuro itanga, wumvisha ibisobanuro bakubwira bati twe uriya mukinnyi twasanze contract bafitanye nta hantu itubuza kuba twamugura tutivuganiye n'umukinnyi ku giti cye, bidusabye kujya kunyura mu buyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport. Icyo nakubwira ni kimwe, ukore subscribe, ukore like, ukore na share, nurangiza ushyire comment, tubwire igitekerezo cyawe. Ese wowe ubona APR FC na Kiyovu Sport, amakipe makuru dufitana mu gihugu cy'u Rwanda, bakabaye bapfa umukinnyi bikagera kuri runo rwego? Nge nari platform KWP 250 nk'ibisanzwe. Ukore like nabikubwiye, ukore subscribe, ukore na share. Yeah man.